ishobora kwandura kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Ibimenyetso byayo ni ukugira ibiheri ku mubiri biryaryata bikunze gufata imyanya ndangagitsina. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco wabeshywe na benshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Dr Rwagasore akomeza avuga ko iyi ndwara yagaragaye mu Rwanda nyuma y'uko yari imaze iminsi igaragara mu gihugu cy'abaturanyi cya DRC. Iyi ndwara yandura cyane binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Ishobora kwandura kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa se gusuhuzanya n'ufite ubwo burwayi. Ibimenyetso byayo ni ukugira ibiheri ku mubiri biryaryata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, ku biganza no ku maguru. Ibindi bimenyetso ni ukugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo no kugira amasazi. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso rero bigaragaza umuntu ufite ubu burwayi. Dr Rwagasore avuga ko mu kwirinda iyi ndwara, gukwirakwizwa kw'iyi ndwara, harimo ibyo abanyarwanda basabwa kwitwararika. Harimo abisobanuye yavuze ati kwirinda kugirana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wese ugaragaza ibyo bimenyetso. Ati tubashishikariza umuco wo gukomeza gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune. Guhera muri 2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu basaga 100,000 barwaye iyi ndwara. Uyu mugabane wa Afurika niwo mugabane ufite abantu benshi bagaragaweho n'ubu burwayi. By'umwihariko mu gihugu cya DRC niho habonetse umubare mwinshi. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko umuntu wese ufite ubu burwayi binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye, ibyo byose ni ukubyirinda. Ibyago byo kwandura iyi ndwara binyuze mu gukora ku muntu ntago ngo bingana no kuba wakora ku kintu umuntu uyirwaye yakozeho. Kuba umuntu urwaye ubu burwayi yakoze ku kintu nawe ukagikoraho, ngo ntago ibyago bingana no kuba noneho we wamukoraho. Aho ngaho biratandukanye. Rero ni indwara mu by'ukuri isa naho ihangayikishije umugabane wa Afurika muri rusange. Twakomeje kubibona muri Congo, tugakomeza abantu bavuga bati indwara iteye ubwoba, ariko urumva ko yamaze kugera no mu gihugu. Ariko icyiza ni uko ubuyobozi bufite mu nshingano RBC ndetse na Minisante bahagurukiye kuyirwanya no gukora ishoka byose kugira ngo abafatwa n'ubu burwayi imibare idakomeza kwiyongera, ahubwo natwe turusheho kwirinda dukaraba intoki. Kandi mu gihe umuntu agaragaje ibyo bimenyetso batugaragarije, twihutire kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo twebwe ubwacu twirinde, ariko tunarinde abantu dushobora guhura nabo tukaba twabanduza tutanabizi yuko dufite ubwo bwandu. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco wabeshywe na benshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.